twaje gusura abantu kubafasha amabaro yabo nk'uko biri bivuga ko biri yaravuze ngo itorero ishimwe kundanira isura imfubyi n'abapfakazi amabaro yabo. Bityo rero twaje kubasura tukatubagiraneho ubwuzu TV. Imana ibaho umugisha. Gendi Ntambabazi Jean Baptiste Pasteur. Rero ndagira ngo ninjire mu nzu cyane ko murabona ko ni inzu hari ikindi giye gukorwa kandi Imana izagikora muri misahigenza gute. Imana ibaho umugisha. Turabakunda cyane. Tuzanywe n'umuyobozi wahaturangiye rero tuba tumusuhuze bwana muyobozi ibintu babyakira. Iki gikorwa rwose mudukoreye Imana ibafashe ibongereraho mukuye kandi rwose ibajya imbere muri byose. Turabashimiye cyane cyane. Turagushimiye nawe. Nagira ngo ntabonye ndi muvandimwe wowe upfana iki n'uyu mubyeyi. Jewe turabaturanyi ariko ndi n'umuyobozi w'umudugudu wa Ntunga ya kabiri. Umuyobozi w'umudugudu wa Ntunga ya kabiri. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Turagushimiye. Birakunejeje yego cyane ahubwo reka mbahe n'amashyi menshi cyane. Aya mashyi n'ay'Imana rero irimo itwa tubagiraneho ubwuzu. Nuvuga ngo ni itorero n'ubwana mu buryo umuryango ufasha abantu mu mibabaro tukabasanga aho bari tukabagirira neza. Birakunejeje kandi ndibwira ko hamwe no gusenga Imana n'iyi nzu turagomba kuyivugurura umubyeyi agatura ahantu heza. No muri famiye harimo aho duhurira. Imana iguhe umugisha. Wewe witwa nde? Nitwa Nsengiyumva Jean Dodier. Nkaba ndi umwana w'uno mubyeyi. Urishimye kandi uranezerewe? Ndishimye cyane. Amasomo ameze gute? Amasomo aragenda. Ubasha kwiga? Kwiga mu kangahe? Nakoze icya leta. Utegereza kwiga. Ngo n'utsinda uzakumenyesha. Turacyarumwe nawe. Reka rero tugere ku mubyeyi nyirizina, mubyeyi wacu dukunda. Nagira ngo tugusuhuze twibwire. Mwitwa abantu? Nitwa Nyiratabaro Antoinette, ndi umubyeyi w'umwana umwe. Imana ishimwe cyane. Rero nijuru ryagutekerejeho ntago ari twebwe. Kandi Imana iguhe umugisha ko yagutekerejeho. Ubyakiriye gute umutima? Imana iguhe umugisha. Ndanezerewe kuko nta nicyo nari mfite cyo kurya saa sita, ariko Imana ibaha imigisha aho mukuye yongere ihasubize ibindi inshuro nyinshi. Usanzwe uri umukristo ndakuzi nigeze no kuyobora kera. Uracyari umukristo? Ndacyari umukristo. N'ubu kuwa kane tuzaririmbira iteraniro nka korari umuriri ya Nibature. Ya Nibature ya kera. Hanyuma se umaze imyaka ingahe wibana? Maze imyaka myinshi. Maze imyaka myinshi wibana. Hanyuma rero iyi nzu nayo tugiye kuyivugurura. Bavuganye n'ubuyobozi. Yego. Nizere kuguwe neza. Iyo nitubagiraneho ubwuzu TV ni channel yanjye iyobora abantu tuganira tukagira abantu ku pfubyi n'abapfakazi. Ese usibye kuba twakuvugurura inzu hari ikindi kintu wabasha gukora twagushyigikira ngo witeze? Ngewe mbonye n'ubushobozi nkabona nk'ikiranguzo cyo kurangura nkabona nk'amafaranga yo gucuruza, nanjye nibura nagira icyo nakwitezaho imbere nkajya ncuruza, nanjye nkaba nabasha no gufasha undi nanjye uri hasi ya. Wigeze ucuruza? Naracuruje kera. Igishoro wumva ushaka kiba kingana nkangahe? Naba nshaka nk'ibihumbi 150 nkageragereza kuri ayo. 150? Uri tayari kubikora? Reka tuvugurura inzu ngo tubikora nta kibazo. Imana iguhe umugisha ko cyane. Apfukinguma simibabaro y'abakunzi be ibihe byose. Ubuzima bwari bukomeye cyane. Nkanjye ufite abana bakorera ndi umwe byaba ari ikibazo. Ufite abana bangahe? Abana 6. Abana 6. Impanga. Abana bakomeje kubona ni nabawe? Izi ni impanga, uriya n'uwo bakurikira n'undi nguriya, abandi bo bataraye. Papa wabo saba he? Papa wabo yapfuye muri 2015. Yasize izi impanga zifite ukwezi kumwe. Ubuse iyo hari akarimo ujye ugerageza basi kugira ngo ubashe kubabonera icyo kurya cyo kwambara? Cyo kwambara cyo kukibona mu bana 6 n'icyo kurya biba bingoye cyane. Ariko nyine ngenda nyine ubushobozi nabonye nkoresha ubwo nkabo agenda
bwose mbukwirakwizamo icyo kurya icyo kwambara nuko ikibonetse nuko nkafata icyo ngicyo ariko hamwe no gusenga hari icyo Imana buriya izakora no gusenga urasenga usengera hagana hehe ku Giporoso ni ahantu hitwa ku Giporoso cyangwa uvi naho ukajya ku Giporoso ahantu hitwa ku Giporoso hano ruguru I Gahanga numvise hari naho bita ngo muri kane ni hano hepfo muri kane kubera iki bahise muri kane ntabwo mbizi nanjye niko nahasanze umaze igihe kingana icyo utuye inaha igihe ki intambara irangiye ubwo ni nko kuvuga nko muri 95 aka kazu ubamo n'akawe cyangwa urakodesha kanjye nuko nyine nabuze ubushobozi bwo kuba nakagira neza n'aba bana mpitamo kugira ngo nzajya mbona icyo abana barya bambara bakwiga se ubwo nuko nyine bafite aho bataha ntawe ubasohora uretse aba bagira neza nyine babashije kukubonera icyo kurya cyo guha abana na buriya bufasha bundi wagiye ubona nk'umuntu agize umutima wo gufasha ni iki cyihutirwa wumva yagufasha ikintu cyihutirwa numva umuntu yamfasha nuko yampa nuko nabona nk'inkunga ubufasha bwo kuba najya nishakishirizamo indi mirimo yajya ibyara nk'amafaranga atari ukuvuga ngo nukuza ugaterura nyine ugahereza umuntu kuko buriya iyo umuntu umuhaye nk'igishoro abasha kugira ngo agere kuri byose yifuza hari ikintu ujya ubasha gukora ku buryo ubonye nk'inkunga runaka wayibyaza umusaruro ntabwo nakubwira ngo hari icyo nakora ntafite icyo nkoresha ubundi ubu ikintu nkora ni nko gukora akazi ka bubyizi ubuyede ntabwo nkora nta kandi ariko kantungiye umuryango ariko humura hamwe no gusenga Imana izagenda ibifasha abagira neza n'iki wababwira agira neza rwose ndabashimira cyane kubona bantekerezaho njye ntabizi ariko biba byajyanye no gusenga kuko no mu gusenga kwanjye ndavuga ngo Mana ni ukuri jya ukoresha abanyamahanga ukoresha abanyarwanda ku bw'imfubyi n'abapfakazi bari aha ngaha hirya no hino ubwo urumva ko no gusenga biba birimo ikindi ariko nabashimira rwose murakoze cyane mama nawe urakoze kandi ukomeze wizere Imana n'ibisigaye izabikora kuri Imana izabikora ndabyizeye murakoze cyane dukora igikorwa cyo gusanga abantu mu rugo tuzi neza ko Yesu Kristo yavuze ngo musange abantu mu rugo mubagirire neza mubaganirize nkuko twita tubagira niho bwose tugeze no kundi mubyeyi kandi tubwira ko Imana ifite impamvu tubagira niho ubwuzu ntiturobanura ntitureba idini ntitureba igihagararo ntitureba akarere umuntu wese tumusanga hari kandi tukamuganiriza umukecuru wishimye gute umutima we kuba tugusuye mu mutima wanjye nishimye ko mbonye abagira neza bakangoboka ndishimye cyane bampaye ibintunga murakoze cyane rero usenge uba muri hedini idini mbamo ni gatolika twebwe rero ntabwo tureba idini ntitutureba ko umuntu ari umunyarwanda ari umukristo tuvuga ngo muryoherwe n'ikindi gihe muzakenera ko umuntu yabafasha tuba duhari nizere ko tugutunguye ariko murakoze Imana ibaha umugisha wabirose se cyangwa wari wabyeretswe ariko Imana yabikubwiyeho Imana yari yambwiye ko impa ifunguro ndaribonye Mana ihora ishobora byose ndagushimiye ujye uhora ungoboka buri gihe cyose koze cyane hanyuma umaze imyaka ingahe wibana wenyine nibana jyenyine maze imyaka ese kuva mu ntambara nibanaga jyenyine urakoze rero ugubwe neza kandi Imana ikurinde iyi ngiyi rero ni televiziyo ngo tubagiraneho ubwuzu tubagiraneho ubwuzu nk'umuntu umubyeyi ukuze ijambo tubagiraneho ubwuzu
umubyeyi ukuze ijambo turigiraneho ubwuzu. Ubisobanura iki byumvise? Ubwuzu bisobanura kwishima, ukaba wishimiye n'abagusanze. Urakoze cyane, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero turahabona umuhungu umugabo mwiza cyane amaze n'iminsi yabyaye. Ni ukuri felicitation. Urasubiraho nta mahwa? Nta kibazo rwose ndasubirayo. Umugore ntiyakwemera ko nta mahwa hari. Niko urasubiraho nta mahwa hari? Ndasubirayo niba ngombwa, ariko nibitanga ngo ntabwo ndusubira. Nta yahari kabisa. Madame niko kuri nta mahwa ariyo? Amahwa ariyo rwose ntabwo nasubiraho nonange. Urumva amahwa ari, ariko nuko ni mwonke kandi mugubwe neza. Abasanze umwami batahamara amazina, umwami akiza inguma z'abapfakazi araziruhura. Iyo wegereye Kristo bakanyubakira wese nadugusha. Abako nanjye nari ndabyibuka tuyubaka, ndabyibuka. Mushaka mwashika hasi tukaba yabivuga. Hanyuma rero njye uraza ko nitwaranye. Ndakubona ariko izina ryawe sindizi neza. Nitwa Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste, ntuye hariya hepfo. Hanyuma rero ibi byose uri kureba, ngira ngo ibi byose uri kubona ni abantu bagutekerejeho, ariko n'itsinda ry'abantu bifuje kugaburira abantu inahangaha batandukanye. Turi mu gihe cy'amasengesho y'iminsi 30, baravuga ngo uyu munsi ngo turabo tugaburira. Ubwo rero Imana ibigutekerejeho, tuba tukugezeho n'ubuyobozi buzi ko batuhereje hano. Yego biransunika rwose. Murakoze, Imana ibamugisha. Ndashimira Imana yo mu ijuru, Uwiteka Nyirimbabazi Nyiringabo. Ndagushimiye rwose yuko urebye Nyiratabare pe fani. Ndagushimiye pe. Ndagushimiye nawe. Yitwa Tubageraneho ubwuzu. Niwe gitifu. Abantu baje gutera inko. Yego. Tubageraneho ubwuzu. Yego mama. Bitwa ntibagira nyir'ubwuzu. Tubageraneho ubwuzu. Tubagiraneho ubwuzu. Rero Tubageraneho ubwuzu rero ni umuryango w'abantu bake bita ku bantu batishoboye n'abandi bamwe yabo. Urakoze cyane. Ndagushimiye kandi ugize neza rero. Imana iguhe umugisha, murakoze. Uwiteka anezererwa abamwubaha ibihe byose. Uwiteka gahunda ya Tubageraneho ubwuzu TV. Amazina ninde? Nurije Delphine. Nyiramfikije Delphine. Aha duherereye na hitwa gute? Muri Rugasa. Rugasa, ubwo ni akarere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga. Rero twagira ngo utubwire mu ncamake iyi gahunda ya Tubageraneho ubwuzu TV. Twabonye hari inkunga bakugeneye, ubyakiriye ute? Urumva umeze gute? Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kuko byangora bikamvuna kubera umurwayi nari mfite amaze igihe yararembye, iyo baramugonze. Ubwo rero rwose Imana ibahe umugisha kuba mumfashije. Ni byiza cyane. Ese aha hantu ba ni inzu yawe cyangwa uratuye? Ntabwo ukodesha? Ndatuye. Urubatse cyangwa? None uretse nyine ubufasha wabonye bw'ibiribwa bwo kugusayidira kuba wagaburira umuryango, ni iki kindi wumva umugiraneza yagufasha kikakuruhura muri iyi mibereho? N'ubu nta kazi ngira, mbonye icyo gukora nakora. Hari ikijya ugerageza kuba wakora? Wenda ushobora kuvuga uti njya gerageza gucuruza, hari akazi se numva nabasha nkabonye nagakora? Akazi nkabonye nagakora, ariko no gucuruza nabyo
mbonye igishoro nakora. ni nk'ikihe gishoro wumva kitari hejuru cyangwa kitari hasi cyane wumva washakishamo imibereho? Murabona nk'ibihumbi nka 500. wagira icyo ubasha gukora. urakoze cyane rero, hamwe no gusenga buriya n'ibindi Imana igenda ibikora neza cyane. urakoze kuganira natwe, urakoze cyane. tubashyiriye ijambo, tubashyiriye n'ibyo kurya, kubera ko Yesu yaravuze ngo mugende ubwiriza abantu banjye ubutumwa bwiza. nongeye gushimira abavandimwe babigizemo uruhare kugira ngo nibura amashyushyu y'iminsi 30 bagire abo bagaburira, bagire abo bakira. rero tugeze ahangaha mu byaro muri murahareba, kugira ngo mukameramani yabereka ishyamba turimo hano hasi. nibi Yesu yifuza ko tugera ku bantu, ndetse saba bonyine gusa, tubagezaho ijambo ry'Imana, tunabagezaho n'ibyo dushoboye gukora, kuko burya nta muntu wigira. rero niyi ntego yatubagira niho ubwuzu TV TUT, nuko tugera ku muntu dushingiye ku ijambo ry'Imana igaragara muri Yesaya ibice 58, ahavuga ngo nuko niho torera umushonji ugahaza abakene ukabagira neza, uzahabwa umugisha ukomeye. Imana rero ibagiriye neza. tunirinda na covid, dore ko turi mu gihe cya covid, turimo tuha ko turwanya covid kuko ni icyorezo kimeze nabi. rero turabashimiye, Imana ibaha umugisha. abantu b'Imana mukunda gukora, mukunda gufasha, mujye mubikora, kuko gufasha abantu ni imwe mu nkingi ikomeza ubuzima bwacu. uyu muntu tugiye gusura ntabyo twamubwiye, nta nubwo azi ko turi buze kuza, ntazi n'abaje abari bo, kuko niko bimera. kandi muri hangana hari abibaza ngo kuki dutwara kamera, byaba byatanzwe n'abantu, kandi ababitanze abagomba kubona ko byahageze. muraho turabashuhuje, amahoro kutambaye agapfukamunwa, banze yo kwambara agapfukamunwa. wajya kwambara agapfukamunwa iyo haje abantu tukambara. iya makuru yawe iyo tuhageze utambara agapfukamunwa, tambara kuze tukure murambika aho ngaho. amahoro mama, turagushubuje cyane. amakuru kuri kuduhunga ngo uragira hafi tukuganiriza amakuru. urishimye cyane. Ndakiriye neza, murakoze. Nitwa nde? Demokarasi Clementine. Imana iguha umugisha. ubitekereje gute bino bintu rero kubona bakugezeho? ubuyobozi bw'akagari burahari, umudugudu burahari, ubuyobozi bw'izindi nzego burahari, bagutekereza utabizi. ibintu wari ubizi cyangwa nibigo? Kuri bose ntabwo nari mbizi, murakoze. ntabwo izo nabirota. murakoze kuri batanu. murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. rwose Perezida Kagame arakoze udutekerezaho akaduha iyi nkunga imeze. murakoze. ibyo avuze ni ukuri koko. mu gihugu cyiza cy'umutekano nta kintu twakora ubuyobozi bitabigizemo uruhare. ibyo avuga ni ko kuri, kuko ibi byakozwe n'abanyarwanda batuye hanze barabikora, kandi umubyeyi wacu Kagame ashyiraho umurongo mwiza. ibyo uvuze ni ko kuri, nta kintu cyaba
byose tubikesha we. Ari nayo mpamvu ubuyobozi bwite bwa leta buhari bwakurikiranye kino gikorwa. Urakoze cyane. rwose tumuhe n'impundu yarakoze, Imana imuhe umugisha. Rero nta bindi twagire ko cyemje mushaka ni ukuri rwose pe, Imana irakoze kuba mwantekerejeho, ntabwo nari mbizi rwose pe, ibikorwa mukoze Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, rero turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ndumva twavuga ngo ugubwe neza, uryoherwe. Hanyuma hari ikindi tugukorera nyuma ya kamera badafotora, ndabikubwira nyuma. Hari uburyo ntiwarya, urabona uriya muceri ntiwawutekesha gusa, hari impamvu, hari ugutora udukwi, hari amakuru byose ni ngombwa gukorwa, nuko bagutekerejeho. Nagira ngo mubwire ngo Imana namwe rwose bahe umugisha. Hanyuma mituweli warayishyuye? Mituweli narayishyuye. None se ikintu bita ejo heza aho urahazi? Ntabwo urayimenya, wagiyemo cyangwa urajyamo? Ntabwo najyamo. Ariko ejo heza urayizi? Ndayizi. None ngiye kubaza akabazo k'amatsiko. Gira neza ku radiyo tukabyumva, ariko sinari nayijyamo, ariko mituweli nagerageje kuyishyura. Nanjye numva nazajyamo. Urakoze, rero turagushimira, tugusezereho. Aho nkaza ibibazo nka bitatu byihuse, kimwe cyonyine gusa. Hari ikibazo uhuye n'Imana wayibwira? Uhuye n'Imana se napfukama nkasenga nkavuga ngo Mana ngo ujye uhora ungenda. Urakoze cyane. None uramutse uhuye n'umuntu w'umupasiteri usenga Imana, ubaha Imana, we wamubwira iki? Namubwira ngo pasiteri ujye unsengera kandi umbwirize menye Imana. Uramutse uhuye na shitani, yo wayibwira iki? Shitani we namubwira ngo genda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turabashimiye mwese rero abakurikiranaga TUT tubagiraneho Bwuzu TV ku gikorwa cyiza yakoze cyo gufasha n'abaterankunga bacu hirya no hino gusenga iminsi 30, kandi na leta yacu, ubuyobozi bwacu bwite bwadufasha gukora kino gikorwa. Dushimira abayobozi b'igihugu cyacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Silas, umukozi w'Imana tubana muri groupe y'amasengesho, dore ngo umuryango ntaratubona, ntazi ko turi buhagere kuko tugiye kumusuhuza rwihishwa mu ibanga. Turahageze, turabona, turahageze, turinjiye, turakomeje, ntaratubona, tugiye kumutungura. Silas, Muraho Sira? Silas uri he? Twageze iwawe? Imana ishimwe Sira. Ibihe byose. Turagutunguye. Murantunguye cyane. Ngo ugira icyo uvuga mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ko muntunguye kandi mukaba muhageze. Nshimira Imana ko mungezeho. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ngize amahirwe rero muransuye mu bintu bintangaje. Sinari nzi ko munahagera kuko twari tumeze nk'aho turi kumwe, ariko sinari nzi ko muhagera. Nanjye birantangaje rero, bitumye numva nshimye Imana mu mutima. Ngize umunezero ukomeye cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane mushumba wacu. Murantunguye rwose mushumba. None se urabitekereje ko natwe tukugezeho muri buno buryo? Kuba tukugezeho kano kanya. Silas, urakoze kuduha karibu. Umerewe ute mu mutima ko ntaragutunguye? Sindanakubwira n'ubutumwa, ariko turagutunguye. Twishimiye kukubona, twishimiye kunezerwa. Wacana iyo mikrofone cyangwa bayicanye, utubwire amarangamutima yawe. Iyi ni Tubagiraneho Bwuzu TV, kandi dufite n'ubutumwa. Imeze bite mu mutima wawe? Binteye gushima, binteye no kunezerwa kuko mutugezeho nk'uko nyine mubivuze, kandi biteye ibyiringiro n'umunezero ku muntu. Ikindi aka kanya mutugezeho Tubagiraneho Bwuzu TV ni ikimenyetso kigaragaza ko mudukunda. Tukugezeho ni ikimenyetso kigaragaza ko mudukunda, kandi turanezerewe cyane. Hanyuma rero hari abantu bakuntumyeho, ni abantu bari muri groupe two gusenga. Waje kugira gutyo ubona wibuze ku rubuga.
bari bamwe nkugira bitangura oya mushumba ayi Imana ishimwe nshimiye Imana ishoboye byose nshimiye Imana igikora nshimiye Imana sinabona nuko mbivuga ahubwo ibyo ndumva ari ibintu bitangaje se birandenze mbuze ukuntu mbivuga ndahagurutse reka nongere nicare birandenze sinabona nuko mbivuga umugambi Imana yabashyizemo none urasohora haleluya ubwo rero usohoreye kuri Silas yego nanjye ngize umugisha mwinshi hanyuma yo gupfusha umwana namushyingiye mu ijuru ariko ubwo nukuvuga ngo nanjye murankomeye mumbaye hano ngize umunezero urenze ibyo natekereza ubonye tugukuye ku rubuga watekereje iki mu buzima ubonye ngukuye ku rubuga nta kintu bibajije mu mutwe ko twari twiriramwe dupanga bino bintu ukabona ngukuye ku rubuga ndagusezereye ni iki watekereje mu mutima wawe ubuzima mbonye nkuye ku rubuga kandi wari umeze nkaho bambwiye ati guma mu rugo ba mu rugo genda ujye mu rugo ntabwo nigeze ntumva nzi ko icyambere uri umubyeyi ikindi cya kabiri nzi ko wandetse nk'umushumba wawe ntabwo rero natungurwa nyine watekereje iki nyine icyo natekereje ko Yesu hanyuma y'ibyo agiye gukora kagiye gukora gusa bavuze ati zarandambiwe yankuriyemo iki ibyo ntabwo bitekereje mu mutima wawe ntabwo byaba no mu mutima wanjye ko ibyo wankoreye birenze ibindi ntabwo kunkura ku ruvuga rero nibyo byatuma ukuri kurenze barokora bakunda kugira ukuri kugeretseho n'utundi tuntu tumeze nk'uburyarya rimwe na rimwe ubundi ukuri kwawe ni uko ubonye uvuye ku rubuga nk'umunyarwanda ni iki watekereje nk'umunyarwanda nta buryarya mfite icyo watekereje nk'umunyarwanda icyo natekereje ko hari igindi gihumbikiye ufite ntacyo bintwaye nubwo n'abana kuko nzi ko hari ikindi gihumbikiye iyo biza kumara nk'icyumweru utaragaruka hose iyo biza kumara nk'icyumweru cyangwa iminsi 2 n'ukwezi niyo kwashira ntacyo byabintwaye kuko nzi yuko umwami agunda kandi akakunkundira none se madamu yaba ari hano hafi nawe ko tubatunga ashobora kuba adahari agiye rero ntabwo ubundi yaba hari rero mfite ubutumwa bampaye bakubwira ngo wihangane bamenye ibyago wagiye Imana ikurimo bakunda nazandi bina bwabo hanuzi rero bakuntumye barambwira ngo tugusure nagira ngo ushyikirize iyi mpano bampaye naba muri groupe yo gusenga abandi tugiye mu kwezi kwa 9 inshuti zawe n'abanyeshuri mwigana muri Bibiliya nagira ngo nguhereze ino mpano sindi buhaguruka urabizi shimye Imana bakire harimo imibarwa gufungura wiherere na madamu yimwereke mubwire ngo ni abantu baturutse impande zose hirya no hino hari nk'abari muri Amerika i Burayi mu Rwanda n'abari i Kigali aha ngaha bavuga ngo tugukirize iyo mpano maze unezerwe sira urakoze Imana iguhe umugisha shimye Imana kugira neza haleluya ribishiriwi hero zamana ni wowe ujya twimana aho abantu batatwimana ni wowe uduhagararaho ku manywa na nijoro tubonye ineza yawe tubonye imbaraga zawe tubonye ubutware bwawe tubonye igitinyiro cyawe uri Imana ikora ibyo twebwe tutamenya tugushimiye ko ujya udutunguza ibyo tutari tuzi ko natwe tugezeho ma turabigushimiye baha umugisha buzuze bakomeze barwanirire ibibahinga ubihiga ibibarwanya ubirwanya ukuboko kwawe kwiza nk'uko wavuze ngo ukuboko kwawe ni kuturamiza kandi ariko gukiranuka kwawe udukomeze ukuboko kw'iburyo natwe turabigushimiye ko turi ndabashimiye Uwiteka mbashimiye ku mugaragaro nshimira aba bavandimwe izi nshuti uyu muryango wongeye kumpa bongeye kuntekerezaho bakanyibuka mu bintu ntarinzi mu bintu ntatekerezaga ndabigushimiye uri Imana ikora uri Imana imenya uri Imana yigaragaza ku manywa na nijoro bahuye n'ibibazo ujye ubarwanirira bahuye n'intambara ujye ubitaho hagize ibibahagurukira ujye ubyicaza hagize ibibakoba ujye ubifata ubibuze kubakoba ubakiza akaga n'ingorane turabigushimiye kukoze mu izina rya Yesu amen urakoze cyane sira Imana iguhe umugisha rero bakwicarira n'ibyo Yesu akugire neza hanyuma abakozi b'Imana muri kumwe bagiye ku mwanya kuri yicano ugira icyo uvuga bwira ko Imana ishimwe cyane Yesu nashimwe sira ubundi sira ni mu ntoki amen abana batatu n'undi wa 4 rero watashye rero abantu mukirito amen turiro muri gahunda ya tubagiraneho ubwuzu TV tukugezeho Imana iguhe umugisha tuguhaye umwanya
ndashaka uratwigisha ngo bazi ibibazo bike cyane kuko hari indi televiziyo ikurindiriye kandi ntabwo ushaka guti ano masengesho y'iminsi 30 turimo ubwo we nka Sirasi umaze gutera intambwe ingana iki ni ijambo ryagufashije ikimenyetso gikomeye kirusha ibindi mu gutera intambwe baya masengesho icyambere cyabonetse kuko nanjye kuba yakora ibitangaza nanjye icyo ni ikintu gikomeye kibindi ari ijambo riba mu muhanuzi Yesaya 17 aravuze ngo nzagukuraho umutwaro amen ndavuga ngo kandi nzakuvanaho n'uburetwa bagushize kandi uzakurwaho n'iki no gusigwa rero hari igihe umuntu agira umutwaro akawikorera hari ibintu bitatu bigaragaza umuntu wikoreye umutwaro uhetse umutwaro icya mbere agenda yumva icya kabiri ntarebe icya gatatu ni ukuvuga ngo rero iyo uwo mutwaro uba uturemereye ku bitugu duhetamye ibitugu tuguwe nabi tumerewe nabi bisobanuye ngo uyu muntu utareba imbere hari ibyanamubwira bikamwica bisobanuye ngo uyu muntu ufite imvune aba afite umubabaro n'agahinda byamubujije amahoro yaguwe nabi kubera iyi mvune afite ariko iyo muri aya masengesho turimo gusenga Imana yakuye abantu yakuye abana imitwaro bari imizigo twari duhetse Imana yayitukuyeho. Iyo umuntu rero hari ibindi bitatu bigaragaza umuntu wakuwe iyo yasenze mu kuri no mu mwuka ayobowe n'umushumba mwiza udafite abadayimoni udafite utundi tuntu abagira abadayimoni barabagira ntibabura kutabagira ariko hari n'abo Imana yahamagaye noneho ibintu bitatu icambere yakuyeho uyu mutwaro ikimugaragaza ko uyu mutwaro wamuvuyeho arahaguruka agahagarara yemye icya kabiri areba imbere icya gatatu akiri imvune muri uku gukira imvune rero n'ibi ngibi birimo bisobanuye no kuba narayasenze aya masengesho nkabona nanjye narayasenze nkayasenga mu kuri no mu mwuka mu bintu ntatekerezaga mu bintu ntarinzi nanjye nkabona nisanga muri aya masengesho nibyo biteye tubageraneho bwuzu bunyegera bakanzana nanjye akamvirope keza cyane ariko Imana ibakubesha mwakagira Imana n'amafaranga nanjye Imana yanguyeho umuzigo. Twongeye kubashimira inshuti TV, tubashimiye umuhate wanyu no gukora subscribe no gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tudatinze rero uyu munsi hari igikorwa tumazemo iminsi dutegura twakigeze ku musozo. Pastor, twinjize mu buryo umunsi wagenze n'ibikorwa byakozwe, twinjize mu ishusho y'igikorwa nyirizina. Urakoze cyane muvandimwe Nshuti y'Imana, nongera gusuhuza abanywanyi bakadasohoka batubagira no bwuzu TV. Ni igikorwa kuko ubundi inkomoko yacyo ubundi izina ni naryo gisobanura. Icya kabiri ni igitekerezo cyari ku munsi wa 17 amasengesho aho bavuga ngo nuko niba ushaka ko ubukirego buzatoha ugashaka yuko uzagira imbaraga nuko tugaburira abashonji ababaye tukabasura tukikoramo gutunga uruzuki n'agahato. Ni amagambo agara muri Yesaya 58. None ntava icyo gitekerezo cy'uko abantu bishyize hamwe ndavuga nti baduhagaranye nani ngo dufatanye abantu baritanga ku buryo byatumye umunsi tugomba kugaburira tumva musa intego yacu ari kugaburira abantu niba ushaka tugaburira abantu bake ariko tubagaburira nibura nk'ukwezi bari kurya. Yego, nkanjye twakoranye urugendo nabonye aho twagiye tugera abantu bari bafite ibyishimo. Ni wabonaga ari iki kibatera ibyishimo? Icya mbere ni ukubona batunguwe nuko hari umuntu bagezeho. Yego, kubona bagezeho kabaganiriza ijambo barangiza ukabaha icyo kurya. Ibyo rero bigomba kubatungura kuko twabatekereje kandi ubwo babaza ati no kubatoranya useye ko twagira dusaba ko hari ubuyobozi base nta bandi bantu mubona bamerewe nabi bagira baradufasha abayobozi kuko ntabwo wajya mu nzego mu ngo z'abantu twaje kwaza abayobozi twereka abantu bameze nabi. Aho umuntu nyine yakwibaza ati se hagendewe kukimutoranya abo bantu abashyira ubwo bufasha ni iki mwagendeyeho kugira ngo mubagereho? Hari abo ubuyobozi bwite bwa leta bwaduhaye, hari nabo natwe twatekereje
tubagiraneho ubwuzu TV ariko by'ukuri tureba abantu batabashije kwitunga badafite n'amaboko yo kubasha kwikorera. Pastor, iki gikorwa bigaragara ko cyashyizwemo ubushobozi. Umuntu yakwibaza ngo ese ubushobozi mu buryo bufatika, reka tubivuge amafaranga yo gukora iki gikorwa ni ku mufuka wanyu bwite, ni inkunga runaka, bimeze? Urakoze cyane. harimo twanjye duke, reka mvuge gutyo kuko burya ntabwo wabwira abantu ngo dukore igikorwa uvuga amagambo gusa. Uvuga ngo harimo ayo nashyizemo, abavandimwe baramfasha benshi kuko muri kondisiyo twihaye ndi ngomba kubavuga amazina ariko bari yaduhaye kandi atari make cyane. Ubona ko byabaye ibintu byiza ayo umuntu umwe ahabwa umufuka akawunga 25, agahabwa umuceri 20, ibishyimbo 20, agahabwa isukari 6, agahabwa amasabune, agahabwa amavuta. Ni ikintu kiremereye bwacyo. Uvuga ngo buri muntu nibura yagiye ahagaraje imbi nka 20 birenga ijandi mafaranga twagiye twongeraho kugira ngo tubashe kubafasha. Rero ni inkunga zaturutse mu bantu turi gusengana kuri groupe yo mu kwezi izarangira n'itariki 30 z'uko kwezi cyane. Iyo groupe igahita inavaho kuko yari impamvu yo gusenga Imana no kwegera Imana. Aho umuntu nanone yakongera kwibaza ati se ni igikorwa kirangiye cyangwa kizahoraho, kizakomeza? Iki cyakozwe n'abari mu masengesho y'iminsi 30. Iki cyakozwe uyu munsi n'abanyamasengesho bari mu masengesho y'iminsi 30 ariko batuma ubwuzu kugira ngo ubwuzu twajye no guza TV igire gute bakorera icyo gikorwa. Nanjye narindimo. Iyo ni groupe isenga ariko izasozanya no kwezi kwa 9 rubwo rutaruvaho burundu. Ahubwo tugana ko twaganiraga ko ntiho kiri runaka ariko igikorwa cyo nyirizina cyo kizahora. Twizere ko igikorwa cyo gufasha abababaye mu buryo butandukanye kizanakomeza cyane ko hari ahantu twageze tubona ko iyo nzu dukwiye kuyivugurura pe, kandi ndibwira ko tubagira niho ubwuzu tuzayubaka ibinzu y'amateka, ibinzu isobanutse kuko tugomba wambwiza kuri rega ibi byose tubikora ku nyungu y'ijambo ry'Imana. Yego. Negeza ko tuzabikomeza, tuzanadufashe sinabo gusa aho bizadushobokera hose uko uburyo ndabuboneka. Twagira ngo uduhe nyine mu munota tugana ku musozo, wagira ngo uduhe ishusho muri rusange ko byagenze, unatanga ubutumwa ku bantu bari hirya no hino ku bwerekeye n'iki gikorwa cyo gufasha. Mbere na mbere ndabanza nshimire groupe y'abanyamasengesho iri mu isenga iminsi 30 mu kwezi kwa 9, ku kwezi ko kwakira umugisha. Ndabashimiye cyane abatanze, yemwe n'abatabishoboye bazakora ikindi gihe. Ndashimira Imana yabashoboje. Gatatu, ndashimira ubuyobozi bwa leta bwadufashije kugira ngo igikorwa kigende neza. Ndashimira ndetse n'abandi bantu bagize uruhare mu bundi buryo runaka butandukanye. Nkangurira abagenzi bacu kubabwira ngo nyaboneka ku isi barababaye, mureke tugire ijambo riherekejwe n'impuhwe. Impuhwe ni ikintu cya mbere cyiza, kandi umuntu wese yumve yirekuriye kugira uwafasha. Burya ntako bisa, buriya mubwire muyobozi nta munyamakuru tuganira, ntako bisa kuba ufite uranga Imana iguhe umugisha. Iri jambo rihenze. Hari n'undi twanatunguye we turavuga ati tumufasha guteka reka tugukorere gutya, ati ibintu birantunguye, ati naringiye kwikopesha ibyo kurya. Ni nka manu ya mumanitse. Ati naringiye kwikopesha, ati nako bari banabinyimye. Urumva haba harimo uruhurirane rw'umwuka wera Imana gukora ibintu bitandukanye, ariko mvuga ngo tuzagikomeza igikorwa tubabwira ngo namwe mukomeze mugerageze, turahari ubundi tubagiraneho ubwuzu. Nibanadutume turabagirayo, turanahari, wadutuma aho ushaka, watubwira uko ubitekereza. Umutima wo gukora urahari, n'umutima wo kubaka urahari, n'umutima wo gukorera Imana, n'umutima wo gukunda Abanyarwanda urahari.